wambaye gutya waba uduteje abantu kandi no hari abaturage baza noneho babonye wambaye nkabo cyo ari kibazo umva cyazo tugomba kugenda dusa neza kwambaye neza nako mwenda bana mwabyambare mwamaze kwitegura cyane ni wowe buraho ngaho uri mu mandazi ntamenye ibintu burimo so ubone bwagireze mubonye ndeza iki no nizi nkovu siko ufite umva no kwirwa ngo nukurwana kwa ahubwo aha tukiri aho ngaho Miki nkwihanise iki se ko narushye bya bintu byawe byo kugenda twagera ahantu umuntu yatwiyenzaho ugagurukira muri kinani wamaze ko sereka nkubaze wamaze kwitamo wumva nyine reka nkubaze nyambo uransetse uzi uri hayi uhita wumva wabaye Samson ufite imbaraga za Samson ngiye mbareka abatimbure noneho badutimbure se twagiye dushika twabihorera rega abakobwa bari class bari kunywera yabo biguriye umva mubwire nyambo nimba twe twisohokanye nta mpamvu umuntu kuza tumenyera tuba tugomba kumukubita niyo mpamvu ndi kukubwira ngo abakobwa bari class bafite yabo biguriye nta magambo menshi bagira rega nta nugutamo ngo uyagare ngiye naga uyagara nanga umuntu umenyera pe nyine ibyo bihorera bajye baza ducishe make tubabwiye mu nkaturika ndaza kubyira kasi umunsi tubagurikira muri 200 uyu munsi tubabarira pe abakobwa bakowe wagize ute wa kugugu bariki sinambaye nabi wow ngombaye ite nyarata sinambaye neza wambaye neza pe ariko se wo mu rugo ahantu tugiye nuko wambaye urabona bihuye tugiye mu musigiti se reba urutambaro yambaye mu mutwe rwo kurarana ega ndasa nabi mu mutwe uziko wajya ngo nago twabikubwira ahantu iyo ujya muri saro tugiyemo iyo jipo se wambaye jipo se cyane inguti ni wa mukozi wanyu ariko mwahitse kunserereza nese ugiye wambaye gutyo akwagiye umusirimu igihe twagiriye wagiye umusirimu nyangerega sinashobora kwambara imyenda migufi ntabwo nabishobora kubera iki se bikunaniza iki ufite inkovu ku matako se ufite ibiki bitubuta kambaramira ntabwo mbikunda ubwo rero nuko tugenda inyuma please